Hey guys! Nuko bisanzwe ni Life of Disciplines. Twagarutse turabanza kubiseguraho ukuntu twari tumaze iminsi twarabuze. Hari ikiganiro twari twarabiteguje, nakozeho introduction gato sibyo mute? Yeah. Nakozeho introduction mbabwira uburyo tuzaganira ku bakozi bo mu rugo. Nubwo njye iryo zina naryemera turaza kubigarukaho. So nari nabikoze ndababwira ko tuzabiganiraho, ariko nyuma mbabize nari mu examen, ariko ubu naje tugiye kubiganira. Turababwira ukuntu twe tubyumva ku giti cyacu, nawe muri comment muzatubwira ukuntu mubyumva. Yeah. So guys, mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu, mwakoze subscribe, share, comment and like. Abantu barimo kutureba banze bakore ko niba utari wakora ibyo bintu mubwiye, please banza ubikore and tuganire, sibyo? Ngaho twagiye. Guys, biratubabaza iyo tubonye twauploadinze nka video ikagira views nyinshi, ariko subscribe bari bake, nuzajya ureba cyukora na comment. I beg. Twende nawe byiza ni mugire ikibazo Shaka twakubwira. Shaka kugenda. Yes. Ntabwo twamara igihe kinini n'iki byose, ariko njyewe nkeka ko umuntu wafashe umwanya wo kureba video no gukora subscribe, guys, kaya kazogera gusa. Like n'akazogera ni ibintu biri simple, easy. Ndizera ko mwabirangije, so twagiye. Okay. Ikiganiro cyacu giteye gutya. Nkuko nari bivuzeho ngo iriya zina ryo kuvuga ngo abakozi bo mu rugo sinryemera. Mu by'ukuri tuvugishije kuri mute, ririya zina uba wumva wowe iyo umuntu wenda n'urugero uri nko mu rugo, uriya muntu ugufasha ari iruhande rwawe, wenda yibereye mu mirimo ye, wenda uvuganye n'umuntu kuri telefone arakoresha ati wenda n'urugero se uri kumwe nande, ngo ndi kumwe n'umukozi. Urumva? Iryo jambo wowe kuri wowe urumva ari soundinga neza? Uba wumva bikwiye ko umuntu yabivuga gutyo? Ese ridasoundinga neza? Iryo zina ariko bagennye. Oya. Mbese tubihira indi zina kandi atari ko bitwa. None se kubera icyo wumva ko wamwita gutyo? Wowe waravutse ubwawe usanga iwanyu bita umukozi ko ari umukozi. Nyine ndabyumva muri sosiyete abantu bose niyo ritme twagendeyemo kuvuga ngo umukozi wo mu rugo, umukozi wo mu rugo. Ariko se ifate uwo muntu wishyire mu mwanya we, urumva ari nkawe ukumva umuntu akwise gutyo byagushimisha? Ibaze. None se uba waragiye gusaba ako kazi, first of all uzi yuko umukozi yitwa umukozi nyine. Niba utari proud y'akazi kawe, why not ujya gusaba? Nese mute kubera iki we utamuha agaciro? Aba yaraje n'ubuzima bwe bwaranerekeje ahantu, nawe ntabwo aba abyishimiye kuza gukora ako kazi, kuko yabonye akandi keza ntabwo ashobora kuza ngo aze kugakora. Ese niba ageze mu rugo rwawe, rega uriya muntu iyo yaje ukamuzana mu buzima bwawe, ukamuzana muri famiye, niba ababaye nk'umwana wawe, ufata abana bawe, njye nibaza numva ko ari nako ugomba nawe kumufata. Reka kubwira. Ntabwo ugomba kugenda muri yanze yo kuvuga ngo umukozi wo mu rugo. Wowe urinde wo guhindura ibyo wasanze ababyeyi bawe barisize. Oya pe, sindi umuntu wo kuvuga ngo ugiye kubihindura, nta n'ubushobozi mbifite bwo kubihindura, ariko iyo turi hano turimo tuganira tuba ni nko kungurana ibitekerezo. Urumva? Harimo umuntu uyu mwanya ushobora kumva iki kiganiro agahita atekereza akavuga ati atari ko se wa mugani uba ari nkanjye nkora ahantu bakanyita ngo ni umukozi wo mu rugo, aho kugira ngo buriya reka mubwira kugira ngo umwite gutyo wavuga izina rye. Ariko seri reka mbanza kubwira nese ko ndeba ugize ibintu biri serious, sibyo? Reka tugaruke gato. Umukozi ese ubundi uzi Ikinyarwanda? Ndakizi, ndakunda. Ndetse iyo tuvuze umukozi wumva iki? Umuntu nyine uba nyine ndagira ngo ubishyire mu reka tuvuge, reka tuganire nk'abantu, sibyo? Ubwo ni ukuvuga ngo iyo ufite iyo myumvire nk'uko uri mumbwira gutyo, bivuze ngo uwo muntu niyo ari mu rugo
agufasha ntabwo umuha agaciro uba wumva nyine ko ari umukozi kandi uwo muntu muri ruriya niwe muntu ufite agaciro kanakomeye. Reka rero mubwire ngero ukuntu numva nyine umukozi ubundi mbere ntaraguca mu ijambo ubundi iyo uzanye umukozi mu rugo rwawe iwawe nyine mu rugo uba wumva umuntu aje kuhaba nka gute we nk'uko mubyumva. ngo mubwire ukuntu mba numva ahaje nyine iyo ubundi reka mbanze muri definisiyo y'umukozi ndumva umeze nk'umuntu utanayizi. ubundi umukozi ni umukozi nyine nk'uko nawe ujya gusaba akazi swati muri banki cyangwa ahandi hantu. ariko uziko neza bariya aba bantu bajya gusaba abafite contract icyo ni icyambere abafite amategeko amurengera kandi nabariya bo wita abo ngabo abakozi bo mu rugo nabo buriya ari amategeko barafite ahubwo nuko abantu benshi batabyitaho ntibanabyubahiriza ariko biriya leta igiye kuvuga ngo igiye kubihagurukira ibyubahiriza abantu bafungwa ni benshi kuko uriya mwana niba wemerewe kumuzana mu rugo mufate nk'umwana wawe icyo uzana wawe nawe ari cyo arya. uziko umeze nk'umuntu utazi agaciro k'amafaranga yawe urimo gutanga. amafaranga yagize abanye ugira ngo ariya mafaranga umuhemba ko ari nabo banahemba amafaranga make ariya mafaranga umuhemba kugira ngo ahwanye n'ibintu agukorera cyangwa ibintu agufasha. none ugiye kubanza urumva muhereze definisiyo y'umukozi nk'uko nanjye iyo ndi ahantu ndi umukozi w'ahantu runaka yaba NGO yaba urumva uko biba bimeze ni ukuvuga ngo njyewe njya mu kazi nitwa umukozi wenda ikintu ntakemera ni ukuba wavuga no kuvuga ngo ni umukozi wo mu rugo nta n'ikintu bitwaye rero ikintu mvuga ngo ni umukozi wa kampani runaka. oya ari ikintu mba wumva kikaze. umukozi wo mu rugo ni ukuba wavuga ngo ni location y'ahantu akorera ni umukozi wo mu rugo niko kazi akora. beta ni izina rye pana guhora umwibutsa icyo kintu ngo ni umukozi wo mu rugo erega nawe ntabwo ari ibintu iyo aba yaragize ubushobozi bwo kuvukira mu muryango ukamwigisha sibyo akabona nyine kapasite nawe yo kuba yajya gukora muri iyo kampani ikomeye ntabwo aba yicaye aho arimo yirirwa mu rugo umufata uko wiboneye. ariko iyo urimo umufata uko ushatse umwibutsa ko ari umukozi wo mu rugo uba urimo uramusubiza uramwibutsa ahita yicara nawe ubwe yicara agatekereza ati ubu nanjye iyo mvukira wenda nko mu rugo bakomeye bafite ubushobozi bwo kuba banjyana mu ishuri nkiga mba nicaye hano ndimo nkora ibi ngibi guhembwa amafaranga uretse ko ariya mafaranga noneho banahembwa ni amafaranga batari bubakemurira ibi bibazo urumva mbega afite nawe ukundi kuntu agira ntabwo yaza gukora ako kazi. ntabwo rero ari na ngombwa kwirirwa umwibutsa ngo ni umukozi wo mu rugo ni umukozi wo mu rugo cyangwa se umufata uko wiboneye ukumva ko niba ari ikintu ni nk'urugero ugiye kuguha uzi ko hariho abantu ashobora kuba afite uwo muntu babana akaba ikintu ariye wa mwana umufasha afite ibindi bintu bye byo ku ruhande rye niba bariye ni urugero inyama uriya mwana ararya ibishyimbo none nawe abafite amafaranga none se ariya mafaranga umuhemba akumute tuvugisha ukuri ariya mafaranga uhemba uriya mwana arimo bayaguhembye yagukorera iki wayarya bizo nyama. reka mbanze mubwire jewe mbona akazi nagiye kwaka narasiyo kari bumwe ntabwo nakirirwa njya kugakora rero kuba yaza kwaka akazi ko mu rugo ukamuha 10 cyangwa 15 urabyumva aba nyine afite uburenganzira bwo kuba yagenda akagura n'irindazi twebwe twayica ibaze kwe fata se wowe erega amafaranga aravuna muto ariko uza akazi iyo wagiye gukora akazi hanze umva mutamva mubwire njye ku kibosi wanjye amasaha yo gukorera ariko abenda kugenda n'amafaranga afatika ariko wowe abakozi urabazi umva mubwire ushaka gukoresha abakozi beza ubwo uzi ko byereka mu urugero nigeze kuba afite umukozi urumva ngiye nkunda gukoresha nyine abakozi bakora bataha urimo urabyumva ariko umukozi umunsi wa mbere yaraje
nyine n'umushuti wanjye wamumbaye arambwira ati Yohana ni umwana mwiza turakorana igihe kirekire amesa neza atagira ati bla byose arambwira agatasha none ushaka kuba ngo yekuntu niba hari umuntu nawe nyine njyewe ubundi iyo nifitiye umwanya nta muntu umesera n'ibintu nyine byanjye nkunda ikintu cya mbere inkweto icya kabiri imyenda especially y'umweru urumva nyine nayo myenda yose wubaho urumva sasa rero ku mukozi azaza umuntu ankorera neza umunsi wa mbere ankorera neza umunsi wa kabiri agejeje umunsi wa gatatu kuko njyewe usanzwe ngenda isosho urumva yatangiye mugira nk'umujama wanjye mugira nka sister wanjye nkajya muha imyenda nyine wa mwenda mbona ko akeneye wamubera kandi wenda nanjye mbona ntagikoresha cyane cyangwa n'uwo nkunda ariko mwumva nyine baba umubebe arangije ararembesha akazajya aza agakora ibintu uko ashaka agahita agenda ubundi nashaka kumuhamagara urumva akaza aje nko mu kazi yahagera yasa nk'ari impamvu ituma n'urugero atari bumese imyenda agahita yikubita nyine garagiye gahamagara kuri telefoni reka da umubebe nagafata telefoni namubwira ati nabyutse mfata icyemezo ndavuga ati none se mute reka mubaze nimba ubu bivuze ngo yego pe ndabyemera nanjye abakozi ndabakoresha hari igihe uzana umuntu ukabona ni umwana mwiza hari n'igihe uzana umubi sibyo ariko niba uzanye uwo mubi ntabwo biguhesha uburenganzira bwo kuvuga ngo niba ari mubi nawe ugiye gufata umwanzuro wo kumukorera ibintu bibi ubugome mbega muri make aho kugira ngo umukorere ubugome cyangwa umufate nk'umuntu uri aho udafite agaciro leta wamutashye ukamubwira ati mu gitondo ubyuke uzi ibintu byawe niba ari amafaranga nari gusigayemo ayakire ugende ukazashaka niyo mpamvu ugiye buriya reka mubwire iyo ugiye gushaka umukozi uvuga ngo ugiye kumuzana ndamuzana ariko umukozi nyine ni ukugira ngo abantu barimo kukumva kuko iryo jambo nyine abantu bose niryo bakoresha nyine impamvu nashyizemo ako kantu ni ukugira ngo umuntu ntuzajya uri kumwe n'uwo muntu muri mu rugo ujye wirinda ukomeza uvuga iryo jambo umwibutsa ko ari umukozi umwibutsa ko ari umukozi ni umukozi reka kuko afite akazi akora umukozi reka niba yaraje mu rugo mute ugomba kumufata nk'ugufata akose umva niba icyo bagufata bakamwita ubajya managing director sibyo wa company runaka ni ukubera yuko abahedinze nyine iyo company sibyo no kuba umuntu yaba umukozi wo mu rugo ahubwo agenda yumva umukozi wo mu rugo ayoboye abantu bose b'urugo ubwo rero nkurikije imyumvire ndimo nkumvana uri wa muntu nkazangwe njya mbona aba mufite akaba ari wa muntu uhera mu gikari nese mutumva ntagere muri salo nk'abandi bana niba abana be barimo bareba televiziyo ntabe yahagera ngo nawe yicare nk'abandi bana yisanzure buriya ikintu cya mbere mubwiye ntuzana wenda nk'abantu bafite nk'ingo bafite abana inge nk'inama nabagira nkurikije njye niko bigenza ariko ku giti cyanjye niba wumva ugiye kumuzana mu rugo shaka wa mwana nawe ubona wishimiye atari wa muntu nawe uza afite umwanda sibyo niba wumva wiyemeje kumuzana shaka wa muntu uri buze afite isuku ku buryo ari bugende agakora akazi ke yarangiza akazi kicana muri salo kuko n'ubundi mu kanya urajya muri gahunda zawe umusigare n'abana uramusiga umubwiye se ngo ntajye muri salo uramusiga umubwiye se ngo tekera abana wenda ibiryo runaka nawe witekere ibindi niba uhahandi uzasanga nawe yagukoreye ubugome yagusigaraniye abana wowe ufite imyumvire ntazi ukuntu imeze sibyo ntabwo urimo gutandukanya titire y'umuntu ngo uyitandukanye ari kuriya mwana iyo yagize ko nawe ni nkaho aba yageze iwabo mwereke yuko nawe urugo agezemo yisanzure nyine ariko icyo ashaka niba abana bawe bariye imbuto nawe muheho niba abana bawe banyweye amata nawe wenda ushobora kumubwira ati ushobora no kuzana imbuto ukamubwira ati buri rubuto wazanye aho ngaho ukamenya ngo ashobora ko ariyeho urumva
wageze wenda ukamubwira ati izi mbuto ni iz'abana nazabona wamuriyeho wamuhayeho akarya ntabwo azajya gufata ariko nubimwima uzamara kugenda uzi ko aragaburira umwana wawe imbuto cyangwa aramuha amata abyimurire kuko nawe wasize utamuhawe. Reka mwiherere rero urugero rutoya. Uravuze ngo ushobora gutumira ngo nyine ngo ushaka umukozi wiyumvamo. Njye ntabwo ari uko mbyumva ahubwo dore ukuntu wabigenza. Njye ni nako nabigenza. Ni ukuvuga ngo njye niba nshatse umukozi si ukuvuga ngo njyewe nshaka umukozi nyine ukeneye akazi. Umuntu ukeneye akazi we ukuntu ameze kose wamuhindura akaba uko ushaka wowe uko ubishaka. Ni urugero niba ushaka kugira ngo mujye musangira ku meza udashaka guheza umukozi wawe nk'uko wabivugaga mujye musangira njyewe ngomba kumudizayinira nk'uko mbishaka. Niba asa nabi mwigisha gukaraba, niba yambara nabi imyenda nkanamwigisha ko agomba kujya muri duke afite ajya acishamo akagura imyenda nyine akaba smart. Urumva noneho ngatangira nkamwumvamo. Ariko kuba ari umukozi umukozi agomba gukora arakora ariko byose uba wabimuha. Niba ageze mu rugo urumva ikintu cya mbere ubanza kumwubakamo mwubakemo ko ari nkaho aho hantu ageze ari nkaho ageze iwawe sibyo banda kumwubakamo cya kintu cyo kubora yicaye mu gikari yicaye mu gikoni yumve ko ari wa muntu uzabura ateka uzabura amesa mbega ahora ari aho inyuma nyine adashobora kugera mu bantu. Uko umwana wabyaye cyangwa umuvandimwe wawe uri aho ngaho mu rugo yisanzura mu rugo mwereka yuko nawe ariko agomba kwisanzura. Ibyo bintu ikintu bizagufasha bizaguhesha kugenda umusize muri cyane cyane ngenda kujya n'abantu ndavuga nk'abantu bafite ingo cyane cyane ni nabo baba bagomba kuba careful kuri abo bantu kuko please umufata nawe please nawe akora ibintu byawe nabi please akwangira abana ibaze kuba wagiye ukabuzi yuko uriya muntu wasiganye n'abana bawe utari safe. Iyo umufata nabi gutyo nawe ntabwo ushobora kumusigira abana bawe ngo uvuge ngo uragiye wumve wisanzuye umunsi wose urawiza muri gahunda zawe ari kumwe n'abana bawe abaha icyo ashaka aboze numara kugenda arasigara kubitaba abana bawe. Numara kugenda ibyo wamusigiye ngaho abana arabyirira kubera iki ntiwamuhagije. Ubu ni ikintu cya mbere uriya mukozi iyo ageze mu rugo ikintu cya mbere umugenda ni ugomba kumukorera ugomba kumureka akisanzura akarya urumva akarya icyo ashaka kuko abaje ibyo birya akenshi abaje abishaka sibyo. Nutangira umurimita uramumuteje ibibazo umuteze umutima mubi ariko iyo umuretse akirira akisanzura ndavugize kuri nyuma y'amezi abiri ibyo bintu aba yabifashe n'ibintu bisanzwe. Simpakanye yuko hatariho abaza ari babi kuko nanjye narabatunze urumva ariko buriya umukozi wamufashe neza nawe ibintu bye byose abikora neza ku murongo kandi n'urugo rwawe akabifata neza ku buryo ushobora kumusigamo ukagenda ukumva mu mutima wawe unezerewe. Nk'urugero hari kugira ngo n'iki kiganiro nitekereze kuzagikora sinzi ukuntu nari ndi muri telefone nyine ndi kuri TikTok ndimo ngenda ndeba shambona umuntu nyine kuri TikTok ye arimo avuga nyine yerekana umuntu arimo numvise narabigaye pe naramugaye arimo yerekana umuntu nyine ngo arimo avuga ngo uwo muntu ngo yarabakoreye iwabo mu rugo urumva ngo yaramureze urumva ibaze gutunga umukozi akakurerera abana akazagera aho agataha noneho icyo gihe yari arimo mutwereka atubwira ko nawe nanone arimo amurerera abana. Naricaye ndibaza ubu ibi bintu ari byo kwishimira nk'uwo muntu ibaze imyaka yose bamaranye yababereye nibaza ko kuva yaramureze akahava neza ku buryo agaruka no kumurerera abana be yamubereye umuntu mwiza pe iwabo n'umuntu wari umwizerwa ariko se ku buryo uyu munsi amugaruye kumurerera abana be buriya iyo myaka yose babanye yamufashije yamufasha hari ikintu meze muto kandi rwose naciye
amazi nushaka y'amazi amazi se hari amazi wize n'iki ikintu nisemo ni kimwe sibyo kandi koko ibi bintu urimo kuvuga uranabiviva pe kuko nibutse disi ukuntu umunsi umwe wigeze kuba ufite umukozi w'umukobwa yaje atwite urumva aratwite utabizi ko nawe nyine wari umwana nta kintu wari wiziye umukozi aratwita kugeza ku last minute ajya kubyara aba ari wo mudroping ugeza kwa muganga nawe uzumva icyo kintu abantu cyane abamaga icyo gihe guys reka gwenda ku kantu nkababwireho gatoya kugira ngo nyine mbumvishe uburyo hari abantu batagira umutima wo gukunda abo bantu babafasha njyewe nigeze kugiraho umukozi araza nyine akansaba akazi bisanzwe araza ndakamuha ariko ntabizi ko atwite mu by'ukuri kandi ko abizi arabimpisha bigera ku munota wa nyuma neza nk'aho yaragiye kubyarira mu rugo nta mwenda w'umwana afite nta mituweli afite ibyo byose azi ko bikenewe ariyicarira gusa ku munota wa nyuma amahirwe naramuhembaga ariko mu by'ukuri sinzi nimba yarayoherezaga iwabo nimba yarayafite yabitse gusa ngewe tumujyanye kwa muganga yambwiye ko nta n'amafaranga n'ijana afite ariko narabaze bitewe n'ukuntu kuva hageze yankoreraga akazi neza nanjye narabuze ningiye kumufasha namujyanye kwa muganga by'amahirwe nanjye nari mfite umwana nyine ufite nk'amezi nk'umunani urumva ko nawe yarakiri muto ibintu nari nakoresheje ari umwana byari bigihari byose narabifashe ndabipakinga umugabo wanjye niwe wamujyanye kwa muganga turamujyana nta mituweli yari afite arabyara turamwishyurira birarangira araza ariko noneho icyakurikiye nyuma ni iki kimaze muri iki abagore ukajya kubona ukuntu umuntu anefuni ati mutoni uwo muntu nawe kwa muganga hita umwirukana ntaragera aho ngaho kuko abikore bwome ariko se ubabwire nk'umuntu wabyara abizi neza uburyo iyo umubyeyi avuye kwa muganga ukuntu aba ameze agatinyuka akakubwira ngo ntanagere mu rugo ngo ahita umuriza bisi agenda ariko nk'uwo muntu aba agira umutima wa kimuntu abo bose nicyo kuze narabumvije ariko nyine byose ndabyirengagiza turamujyana arabyara amara iminsi 2 turamugorora tumusubiza kwikingiza aragaruka mu rwaza ukwezi muha ibintu bye bishoboka kuko nabonaga ko nta bushobozi afite muha imyenda nyine y'abana banjye nyine bari ndabonaga nyine ndamupakira arataha ibyo bintu iyo ndamubwira niyo ndamuka numviye nk'abo bantu bambwira ngo hita umwirukana nk'uyu munsi umutima wanjye uba umeze cyangwa tugiye kugarukira kugira neza ni byiza kugira neza ni byiza cyane cyane uriya muntu ni umuntu uri bugutekere uri bukurerera abana uri bugukorera buri kimwe cyose mugirire neza nubona adashobotse mwirukane umubwire uti itangire ushaka undi kuko rega niyo uhora uvuga nawe ubwira nawe umubwira nawe njyewe nk'urugero nk'umwana wanjye mpamvu iyo mbwe nawe umukozi njya kubona umuntu araje akahita anyongorera ati tugomba ukamubwira neza subizi ageze akabinyongorera ngo wabwiye fiyete neza wenda ukabona nyine ko nawe bimubanga mu kibazo uwo mwana nawe azakomeza buri gihe yumva ko nyine uzamubikamo icyo kintu cyo kumva yuko uhora uvuga nabi urumva mubwire neza niyo wumva nubona atumva bidashoboka umuseserere yitahire uza n'uwumva tujye kuri conclusion sibyo nanjye ndumva mbaye convince ku bintu nyine uvuze n'ingero byiyuma n'iki n'iki guys ku muntu wari ufite imyumvire nk'iyanjye yo kumva ko umukozi n'umukozi nyine agomba gukora ibintu byose n'iki n'iki numvishemo ko n'igihe ufite umwanya nawe ugomba kumufasha cyane ibintu byose bijya ku murongo cyane ko ikintu kibiteye ni uko nanjye nzi ukuntu iyo nyine nta mukozi mfite ukuntu mba meze
nkora imirimo nyine nkavunika nkumva ko nakoze ako gaciro k'imbaraga utakaza ukumva ko rwose byakurenze niko gakwiye gutuma umwubaha. Niba ukoze mu rugo mufashe, nimba uri wiwe mu rugo nta kazi wagiyeho mufashe, nimba yafuze mutekere. Hariho umuntu wumva ko ni akazi kose guhera mu gitondo kugera nijoro akazi ari ak'umukozi. Mufashe umwereke aho atakoze ibintu bye neza, umubwira n'umutima mwiza, nawe bizamufasha kugukundira abana no kugukundira urugo ku buryo narusigaramo azajya asigara ameze nk'usigaye mu rugo iwabo. Ikindi cya kabiri mufashemo ni urugero, niba ari umukozi w'abana, abana bawe koko urabamusigira, agiye kubabera mama, babere papa, abakorera ibyo bakwiye kubakorera byose, abatoza ikinyabupfura, abatoza iki, abagaburire, abafate neza mu magambo make. Neza mu by'ukuri utamufashe neza we uwo mutima wo kubafata neza yawe, kuko ni n'isomo kuri we kuba we wamufata neza, bimuha isomo ryo gufata neza n'umuryango wawe. Ikindi cya kabiri, buriya umuntu wabwira nawe nkamutoteza cyangwa umufata nabi ashobora kugira nabi, kandi nawe mu by'ukuri bariya abantu bafite ubuzima bwacu mu maboko, cyane cyane nk'abantu bafite abana bafite agaciro, bafite ubuzima bw'abana bawe mu ntoki. Ubaha agaciro, umubwire neza, niba wumva bidashoboka ubareke. Niyo nama njye nabagira. Shamuka uri umubyeyi mwiza pe. God bless your family. Thank you. Cheers. So, mwibuke gukora subscribe, mutubwire mwandika muri comment ukuntu mwabyumvishe, aho mwumvishe nyine twavuze ikitari cyo muhadukosore. Ariko nibaza ko ingingo nyamukuru, ikintu twari tugamije muri iki kiganiro ni ukumva yuko bariya bantu badufasha mu rugo ari abantu b'agaciro, tugomba kububaha, tukabafata nk'abantu nyine. Niba yinjiye mu rugo rwawe yabaye umuntu wo mu rugo nyine, nta kuvuga ngo ni umukozi wo mu rugo, ngo ni uwo guteka no koza ibyombo. Mureke nawe yisanzure, nimba ashaka kureba televiziyo ayirebe, nimba ashaka kurya arye, nimba ashaka kunywa anywe, yisanzure. So guys, rwose ndumva mbaye convince kuri topic yacu. Mubyibuke neza topic yari uko wafata umukozi wo mu rugo, sibyo? Kuko dusanze bari abantu bafite ubuzima bwacu mu biganza, abantu bafite ubuzima bw'abana bacu mu biganza, bashobora kuduha uburere nk'ubwo tubaha, bashobora kuduha agaciro nk'ako tubaha, bakabuduhera abana bacu bakabuduha nabi. So guys, please tugerageze rwose. Nanjye ndahindutse, ngiye kuri send ya Peti, and tuzakomeza kuganira ku bindi biganiro, izindi topic zitandukanye, kandi mwibuke gukora subscribe, comment, share and like. Hanyuma munasura ahantu twishimye mu mahanga neza, muzajya mwabona muri video ni heza, haba abantu baho bakira abantu neza, abakiriya iyo uje ubagana nyine bakwakira neza kandi ni heza. Ikintu cyose waza washaka urakibona. Santa bed and breakfast, ewan muhatubaze turahabasobanurira neza. Ni ahantu heza hafite isuku, ibyumba byiza, toilette nziza, ibikoni byiza, balcony, everything. Hari na nuzi hariya hejuru, ahantu ho gucingira nyine abantu bashaka kwishima, bafite abashyitsi baraye hano, mushobora gukorera hariya hejuru. Umuntu ufite nk'umushyitsi uvuye nko hanze ashaka no kurukira hatuje hatari akavuyo, muzane Kigali. No, ni Santa bed and breakfast. Thank you. Ni Kanombe, ku bantu b'abadiaspora, hafi y'ikibuga, ibintu byose ni wa neza. Bye.